Yego reka ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza ukomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi ngo uhaye ikaze wowe wamaze gukanda kuri subscribe nawe niba utarayikandaho rero ukaba uri kureba iki kiganiro urareba munsi y'ino video ahantu handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none munyemerere n'ubundi tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga aho dukomeza kugenda tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none ngiye kukujyana ahitwa i Rusororo ku ngoro y'ubutabera ya Gasabo. Uru ni urukiko rukuru rukuriye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo ndetse n'urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu Bugesera. Uyu Bishop Gafaranga cyangwa se Harerimana Zakari akaba ariho yaje kuburanira ubujurire kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Ngira ngo mu minsi ishize nibwo yakatiwe gufungwa igifungo cy'iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo hashakishwe ibimenyetso birebana n'icyaha yarakurikiranyweho cyo guhohotera umugore bashakanye Aneti Murava. Uyu munsi wa none rero ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2025 mu masaha ya mu gitondo ku ngoro y'ubutabera ya Gasabo hariya i Rusororo nk'uko nabikubwiye, hakaba hazindukiye urujya n'uruza bari baje kureba uwitwa Bishop Gafaranga, ariko by'umwihariko umugore we Aneti Murava akaba yaseseka imbere y'abandi. Uyu akaba yaje yatunguranye cyane uburyo yagaragaye. Yari umugore wari wambaye udukweto dufunguye tw'umukara, ipantaro, umupira w'umutuku, akamvirope mu ntoki ndetse ahetse n'umwana. Uyu mwana akaba ari we babyaranye na Bishop Gafaranga. Hanyuma rero mbere yuko umugabo ahagera, umugore yari yahageze mbere ndetse anafite agahinda ku buryo bugaragarira amaso, kubera ko uyu mugore byagaragaraga ko amaze iminsi atorohewe n'ubuzima. Ni umugore rero bigaragara ko ibiro by'umubiri byatakaye cyangwa se nyine yananutse ku buryo bugaragara, ariko impamvu ashobora kuba ari uko wenda atari kumwe n'umugabo. Ariko mu minsi ishize mwibuke ko we yari yavuze ko ngo nta kibazo na kimwe afitanye n'umugabo we, ariko ibyo ntabwo turaba kubyemeza cyangwa se ngo tubihakane. Gusa ikigaragara cyo nuko uyu mugore imihindagurikire ye y'umubiri igaragarira amaso, kandi uyu mugore akaba yagaragaye afite agahinda mu maso ku buryo hari n'abavuga ko ngo yicaraga hasi akabanza akarira hanyuma akihanagura amarira. Kuri uyu munsi noneho ntabwo Aneti Murava yigeze yima amaso itangazamakuru cyangwa se ntabwo yagerageje kuryihisha, kubera ko hari abantu benshi cyane bakoresheje kamera cyangwa se telefone, ibikoresho bifata amajwi ndetse n'amashusho byari bihari ku bwinshi, abanyamakuru benshi aho bari baje kureba Bishop Gafaranga. Bishop Gafaranga rero ntabwo we yahise agera, ahubwo yahageze mu masaha yo mu masaa sita gutyo, aho yaraje kuburana iminsi cyangwa se yaraje kuburana kujurira ku minsi 30 y'agateganyo yafungiwe muri gereza y'Iririma. Hanyuma rero nyuma yo gukatirwa iminsi y'agateganyo ngo hakomeze hakorwe iperereza ku byaha akekwaho, Bishop Gafaranga akaba yaje kuburana ubujurire yahise atanga nyuma yo gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo. Uyu munsi ku itariki 7 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2025 Bishop Gafaranga akaba yaje kuburana ku bujurire yatanze nyuma yo gukatirwa iminsi 30 y'agateganyo agahita ajya gufungirwa Iririma. Bishop Gafaranga akaba ari bujuririre hano ku rukiko rwisumbuye rwa Gasabo ahitwa i Rusororo. Kwa 23 Gicurasi umwaka wa 2025 urukiko rw'ibanze rwa Nyamata mu karere ka Bugesera rwategetse ko Habiyambere Zakari wamenyekanye nka Bishop Gafaranga afungwa igihe kingana n'iminsi 30 y'agateganyo mu gihe ategereje kuburana mu mizi.
ubushinjacyaha bushinja Bishop Gafaranga icyaha cyo gukubita no gukomeretsa ndetse no guhoza ku nkeke uwo bashyingiranywe. Ibi byaha akaba ashinjwa kubikorera umugore we ari we Annette Murava. Ubwo yageraga mu rukiko kuwa tariki 22 Gicurasi umwaka wa 2025, ubushinjacyaha bwerekanye ibimenyetso birimo raporo y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze igaragaza ko bombi bagiranaga amakimbirane, ndetse na raporo ya muganga igaragaza ko Annette Murava afite agahinda gakabije kakaba karatutse kwihohoterwa akorerwa n'umugabo we Bishop Gafaranga cyangwa se Harerimana Zakari. Ubushinjacyaha kandi bwasobanuye ko Annette Murava yakubiswe na Bishop Gafaranga tariki ya 19 Mata umwaka wa 2025. Ubushinjacyaha bukaba bwashimangiye ko iki gikomere afite ku ijosi aricyo kibishimangira ndetse no kuribwa mu nda. Nyamara nubwo bimeze bityo, hakaba hashize iminsi Annette Murava akora ibiganiro bitandukanye avuga ko nta kibazo afitanye n'umugabo we Bishop Gafaranga, ndetse ko amukumbuye cyane kuba baba bari kumwe bari gukorana ibiganiro cyangwa se no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Mu minsi ishize akaba yarashyize hanze indirimbo yise Ku Musozi yakoranye n'umugabo we Bishop Gafaranga. Ushobora kwibaza ngo ese ko Annette Murava akomeza kugenda avuga ko ngo nta kibazo afitanye n'umugabo we, none ko turi kubona ari uri gukomeza kugenda atakaza ibiro bitandukanye n'umugabo we. Umugabo we uburyo yasesekaye hano ku ngoro y'ubutabera ya Gasabo, yaje yambaye inkweto ziri mu bwoko bwa Air Max, inkweto nziza nshyashya. Yari yambaye isogisi rya gray, yari afite ibitabo bibiri mu ntoki ndetse n'ikaramu mu mufuka w'ishati. Yari yambaye ikabutura n'ishati biri mu ibara ry'iroza cyangwa se imyenda abagororwa bo mu Rwanda baba bambaye. Yari yambaye amarinete y'ibirahure bibonerana, yari yogoshe umusatsi yamazeho, ariko bigaragara ko afite akanyamuneza ku munwa ku buryo yari arimo araseka mu gihe umugore we yagaragaraga nk'uri kurira. Mu by'ukuri urebye Bishop Gafaranga urabona ko mu maso cyangwa se uburyo asa ku mubiri we nta kibazo na kimwe afite, uretse kukuba gusa atari kumwe n'umuryango we, ariko uburyo agaragara ameze neza bitandukanye n'umugore we wasigaye mu rugo agasigara ahangayitse. Abagerageje kuvugana na Annette Murava rero yababwiye ko ngo aho kugira ngo abe mu rugo yasigayemo cyangwa se mu rugo rwe aho Bishop Gafaranga yamusize, ngo yahitamo kuza kwibanira n'umugabo muri gereza bibaye ari ibikunda. Annette Murava rero akaba yarahetse umwana wa Bishop Gafaranga nk'uko nabikubwiye, gusa ntabwo yigeze yemererwa kuguma mu rukiko. Amakuru atugera avuga ko uyu Annette Murava ngo yasohowe mu rukiko akaba atabashije gukurikirana iburanishwa cyangwa se kubujurira k'umugabo we. Hanyuma rero igihari nuko Bishop Gafaranga n'ubundi yasubiye mu modoka arakomeza, bamusubiza iririma muri gereza. Ubwo isomwa ry'urubanza turaza gutegereza tumenye ese rizasomwa ryari, cyangwa se Bishop Gafaranga azataha cyangwa ntabwo azataha. Reka dukomeze dutegereze. Ndagira ngo unyemerere hano nshyireho akadomo, hanyuma twongere tubonane mu zindi nkuru zikurikira. Ndagushimiye cyane.